urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ruratangaza ko rwahamagaje Madame Ingabire Victoire Umuhoza washinze ishyaka Dalpha Umurinzi ritaremererwa gukorera mu gihugu kugeza ubu. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi i Kigali mu Rwanda. Umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yemereye Ijwi ry'Amerika ko Ingabire Victoire yahamagajwe kwitabura urwego mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Uyu muvugizi ntiyashatse gusobanura mu buryo burambuye icyo Ingabire abazwa kuko yatangaje ko ibyo aregwa azabimenyeshwa ku giti cye. Gusa Murangira yabwiye Ijwi ry'Amerika imwe mu mpamvu bifuje gutumiza Ingabire. Nibyo yahamagajwe bishingiye ku iperereza riri gukorwa kuri Nyirumubavu TV ikorera kuri murandasi ndetse n'abandi bantu bafashwe mu cyumweru gishize muri aya masaha y'igitondo nibwo bivuze kubaza. Ese iyo umuntu ahamagajwe nk'uku yitwaza umwavoka we cyangwa se aza gusobanura gusa? Gutumizwa mu rwego rw'ubugenzacyaha kubw'impamvu zitandukanye, hari ibyo bakubaza, hari amakuru bagushakaho, hari ubuhamya bagushakaho. Ibyo byose rero sinibaza ko biba bikeneye avoka. Ijwi ry'Amerika ryavuganye na Madame Ingabire Victoire mu gihe yari mu rugendo yitabye RIB, gusa nawe atangaza ko ataramenya neza icyatumye ahamagazwa. Ntabwo nzi impamvu bantumijeho, nta niyo bambwiye barambwira tuzaza tuganire. Kuganira bisaba ko witwaza umwavoka wawe cyangwa wigendeye wenyine? Oya, ngomba kuba mfite n'umwavoka kuko muri RIB ntabwo ari ahantu abantu baganirira. Muri RIB n'urwego rw'ubugenzacyaha bakubwiye gutyo, ntekereza ko ari uburyo bwo kuvuga urw'ubugenzacyaha, ntabwo wajyayo udafite umwavoka. Ntabwo utekereza ko bishobora kuba bifitanye isano baba barwanashyaka bo muri Dalpha Umurinzi nabo benshi bafunze ko wenda byaba bifitanye isano? Birashoboka, ntabwo mbizi rwose, nta gitekerezo bifite kuko nabo ubwabo kugeza ubu ntabwo ndabona impamvu babafashe. RIB amakuru yafatanywe n'abandi bantu batanu bo mu ishyaka Dalpha Umurinzi ritaremerwa na leta y'u Rwanda. RIB yavugaga ko bakurikiranyweho ibyaha byo gutangaza amakuru y'ibihuha agamije guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda. Nabajije Ingabire ko nta mpungenge afite ko n'abashobora gutabwa muri yombi, yumvikanisha ko iyo wiyemeje gukora politike byose biba bishoboka. Impungenge zo zirahari ko byabaye, ntabwo nabitangira kuko ntekereza ko nabo bari bazi ko bazafungwa. Iyo muri politiki burya ntabwo ku rugamba nkuru turiho rwo guharanira ko igihugu kigendera ku mategeko, kubaka demokarasi isesuye mu gihugu cyacu, icyo gihe uba witeguye ko ibintu nk'ibi bishobora kuba. Yabanda ko ubuzima bwo muri gereza nigeze kububamo ndabuzi, amandara ntasinziriye ngo ni uko RIB yampamagaje, cyane ko ndi gutekereza mutima wanjye ngasanga nta mpamvu afite gufima, nta kintu nakoze kibangamiye itegeko. Amakuru Ijwi ry'Amerika ryamenye nyuma y'uko Ingabire avuye kwitaba RIB ni uko atigeze abazwa kuko yasobanuye ko arwaye. Urwego rw'ubugenzacyaha kuko mu mwaka w'ibihumbi 2013 urukiko rwamukatiye igifungo cy'imyaka 15 amaze guhamwa n'ibyaha byo kugambanira igihugu agamije kukibuza umudendezo no kureba umutwe w'abagizi ba nabi. Yaberekuwe mu mwaka w'ibihumbi 2018 ku mbabazi z'umukuru w'igihugu amaze imyaka 8 muri gereza. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Shuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi ry'Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru. Washyize hamwe aya majwi ni Dieudonné Cyubahiro. Amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkurikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashe. W'u Rwanda Pierre Damien Habumuremyi yatangaje ko yiteguye kongera gukorera u Rwanda aho rwamwohereza hose. Ibyo yabibwiye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Venuste Nshimiyimana nyuma y'icyumweru afunguwe nyuma y'imbabazi za Perezida Paul Kagame. Urakoze Venuste, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, imbabazi yampaye nazakiranye ibyishimo byinshi, kanongeraho byinshi cyane, kuko ntabwo guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu ari ibintu bisanzwe bibaho ku buryo budasanzwe. Nabahaye rero agaciro gakomeye cyane, biranshimisha, byakirana n'icyubahiro cyinshi mugomba nk'umukuru w'igihugu. Nabyakiye neza rero cyane kandi uretse njye n'umuryango wanjye twabyakiye neza cyane. Izo mbabazi no kuzihabwa ni ikintu, ariko igikomeye cyane nshaka gushimangira ni uko gusaba imbabazi ku muntu w'umunyarwanda, ku muntu w'umunyapolitiki, noneho ukavuga uti
reka rwose mfate umwanya nsaba imbabazi, kandi iyo usabye imbabazi umukuru w'igihugu ahagarariye abaturage bose. Iyo usabye imbabazi umukuru w'igihugu rero ni ukuvuga ngo n'abanyarwanda bose basabye imbabazi. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, ngeze umunyamuryango wa FPR Inkotanyi, perezida wa repubulika niwe chairman wa FPR Inkotanyi. Naramusabye imbabazi rero ni ukuvuga ngo n'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi nabasabye imbabazi. Gusaba imbabazi rero ntabwo ari ngombwa ko umuntu atsimbarara. Icyangombwa ni biriya mwita mea culpa ni ukomaga ku mutima, ukicara ukisuzuma, wamara kwisuzuma ukavuga uti koko narakosheje, kandi kuba narakosheje kandi noneho naragomba gutanga urugero, ibyo noneho bikakubaza bigatuma ugira agaciro gakomeye. Kandi nk'uko wabivuze, nyakubahwa perezida wa repubulika si bwo bwa mbere atanze imbabazi, ariko nari nicaye ntabyo natekerezaga, ntabwo nari nibyiteze uwo munsi, numva abantu barambwira bati nyakubahwa perezida wa repubulika yaguhaye imbabazi. Ni ikintu rero cyakoze ku mutima, none gikomeye, nako gaciro umukuru w'igihugu yahaye ubwo busabe, noneho akampa imbabazi. Izo mbabazi muzazikoresha gute? Mufite migambi ki? Imbabazi nazihawe nk'umunyarwanda ukunda igihugu cye, kandi iyo umuntu akunda igihugu cye agomba kugikorera. Imbaraga ndacyazifite, n'imyaka ntabwo irarenga nayo ndacyayifite, n'ubumenyi ndabufite. Ni ukuvuga ngo njyewe mu buryo ubwo ari bwo bwose niteguye gukomeza gukorera igihugu cyanjye. Icyangombwa ntekereza gikomeye ni amasomo navanye muri gereza. Mu kibazo mwabarije mu muhango wo kwizihiza isabukuru mwatanzeho ingero, iyo ngengabitekerezo bayifatiye muri gereza cyangwa se bayivanye hanze bayikomezanya muri gereza? Urakoze Venus. Amateka u Rwanda rwanyuzemo mwese murayazi. U Rwanda rwanyuze mu mateka mabi, ariko ni amateka nayo abantu bashobora kwigiraho amasomo bagakosora. Nibyo abantu b'abahanga bakunze kuvuga, iyo abantu bababaye muri uko kubabara bashobora kuvanamo ingufu zo kurushaho kubaka ndetse no gukunda igihugu. Ayo mateka rero, abaja muri gereza baja muri gereza bavuye mu buzima busanzwe. Niba baja muri gereza bavuye mu buzima busanzwe rero, kandi barabaye muri ayo mateka yose, ukuvuga ngo ibiba mu gihugu hanze ya gereza no muri gereza nabyo ntawavuga ko adashobora kubisangamo. Ikibazo cy'ingengabitekerezo uwavuga ko kitariho sinzi ko yaba uzi ko isanga muri gereza ntabwo ari igitangaza, kuko no muri gereza nabona abanyarwanda, kandi n'ibitekerezo byo muri gereza nabyo bigomba kumenyekana, ngo abantu bamenye muri gereza uko nabo batekereza ku bijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside. Ibyo rero nibyo nasobanura nkavuga nti no muri gereza rero ibikorwa by'ingengabitekerezo nabyo birahagaragara. Ibyo rero biraduha ishusho biduha ni ukuvuga ngo ubumwe n'ubwiyunge ntabwo ari ikintu cyiza uwo munsi ngo gikore kirangire. Ubumwe n'ubwiyunge ni inzira. Professeur Pierre Damien Habumuremyi, ndabashimye cyane kubw'aka kanya muhaye.